Ibimenyetso byerekana ko umuntu agukunda ariko atabikubwira. Rimwe na rimwe biragoranye kugira ngo umenye umuntu yagukunze, cyane cyane iyo atabivuga mu magambo. Nyamara mu buzima busanzwe urukundo ntiruhora rugaragarira mu magambo buri gihe. Hari igihe rugaragarira mu bikorwa, mu buryo umuntu agufata no mu buryo umuntu agushyigikira. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uwo munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko umuntu agukunda ariko atabasha kuba yabikubwira mu magambo. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigeze kuri 6 ubane nanjye muri iki kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyo bimenyetso. Ngiye kugutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka umuntu ugukunda ariko atabasha kubivuga ni umuntu yumva ashaka kuba iruhande rwawe igihe cyose. Nubona umuntu yifuza kuba ari iruhande rwawe, ukabona ko kuba iruhande rwawe bimushimisha, ashaka kuganira nawe, mbega yifuza kuba mu buzima bwawe, ujye umenya ko umuntu ashobora kuba agukunda ariko atabasha kubikubwira. Ariko ku rundi ruhande hari ukugaragariza iyo myitwarire yo kukwereka ko yifuza kuba iruhande rwawe atari uko agukunze, ahubwo ari inyungu agushakaho. Aha rero niho umuntu abanza kukwereka ko yifuza kuba iruhande rwawe, ukabona ko ari ibintu bishyushye mu ntangiriro, ariko ko iminsi ishira rwa rukundo yakugaragarizaga rukagenda rugabanuka kubera ko niba ari nk'ikintu yagushakagaho wenda yamaze kukikubonaho. Niyo mpamvu kugira ngo uzamenye ko ari urukundo rwa nyarwo, uyu muntu nuko uzabona ko iyo myitwarire yo kumva ko ashaka kuba iruhande rwawe ari ibintu uzabona ko bimaze igihe kinini, kandi ubona ko ari kubikora atagamije inyungu runaka azagukuraho. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka umuntu ugukunda ariko atabasha kubikubwira ni umuntu uhora aguhangayikiye. Hari nk'igihe uzajya ubona umuntu akwitayeho cyane cyane nk'igihe utari mu bihe bitakoroheye, wahuye n'ibibazo bituma wumva utameze neza, ukabona umuntu arakuba hafi muri ibyo bibazo, ukabona ko nawe ahangayikishijwe n'ibibazo byawe. Iki ni cya gihe aho abandi bose bagutereranye muri kwa kunyura muri bya bibazo, we akakuba hafi anagerageza kuba yashaka nk'igisubizo cyakemura bya bibazo uri kunyuramo. Ibyo bizakugaragariza ko uwo muntu atari usanzwe mu buzima bwawe, kuko ari kukwereka agaciro abenshi batigeze bakwereka. Si no muri ibyo bihe navuga ko ari bibi uwo muntu azaba ari kukwitaho, no mu bihe bisanzwe uzabona ahora yifuza kumenya uko umeze neza, niba nta cyakubabaje, mbega aharanira ko ubuzima bwawe bumeze neza. Rero nubona uyu muntu ukora bino bintu kandi ubona ko ari ibintu bimurimo nta kindi kintu kibyihishe inyuma, uwo muntu azaba agukunda by'ukuri. Ikintu cya gatatu kizakwereka yuko umuntu agukunda ariko atabasha kubikubwira, ahorana ibyishimo iyo ari kumwe nawe. Niba umuntu igihe muri kumwe agaragaza ibyishimo n'ituze bituruka mu mutima we, ni ikimenyetso cyerekana yuko uwo muntu agukunda ariko atabasha kubivuga mu magambo. Aha ni hahandi yumva ko umwanya we wose mwaba muri kumwe, kubera ko hari ukuntu yumva iyo akugezeho, akumva akanyamuneza muri we, mbega iyo muri kumwe yumva amahoro mu mutima we n'umunezero udasanzwe. Gusa hari igihe umuntu ashobora kukwigaragariza ko akwishimiye, ubona ko agira ibyishimo ari uko muri kumwe, ariko ugasanga atari uko agukunda, ahubwo ari ukugira ngo agire inyungu agukuraho. Niyo mpamvu umuntu ugusekera cyangwa se ukwishimiye wese ntabwo ari uko aba agukunze. Hano rero ugomba kwitonda ukabanza kumenya neza uwo muntu ko kwishimira kwe niba ari urukundo cyangwa se atari nk'uburyo ari gukoresha kugira ngo akunde aze mu buzima bwawe, aje kugusenya cyangwa se kugukuraho inyungu runaka. Ikimenyetso cya kane kizakwereka umuntu ugukunda ariko atabasha kuba yabikubwira mu magambo, ni umuntu yibuka cyangwa se umuntu ukubwira ibintu bikwerekeye abandi badashobora kukubwira. Umuntu ugukunda by'ukuri uzamwerekwa n'uko akwitaho ku buryo akubwira ikintu icyo ari cyo cyose kikuranga, harimo nko kukwibutsa nk'ibyo ushobora kuba wari ufite muri gahunda zawe ugomba gukora, kuba yakugira inama, akaba yanazirikana ibyo wamubwiye ko ukunda cyangwa udakunda. Mbega n'utuntu duto utabwirwa n'uwo ari we wese akatukubwira cyangwa se akatukwibutsa. Uyu ni wa wundi ushobora kukwibutsa itariki y'amavuko n'uburyo mugomba kuyizihiza, wenda wowe utanabyibukaga, cyangwa se mukaba mwarigeze kuganira umubwira ko ugiye gutangiza umushinga runaka, akazajya ahora akubaza aho ugeze ushyira mu bikorwa uwo mushinga. Akenshi kukwibutsa ibyo aba anagira ngo wumve ko hari n'imbogamizi waba waragize abe yagufasha mu bushobozi bwe. Icyo aba agamije umuntu ni ukugira ngo akwibutse bya bintu bigufitiye akamaro mu buzima bwawe, kugira ngo izo gahunda zawe zidapfa, kuko aba aharanira ko ugomba guhora ufite ubuzima bwiza kandi umeze neza. Ikindi, ni wa wundi ushobora kuba yakubwira amahirwe ari gutangwa ahantu runaka undi muntu wese adashobora kuba yakubwira. Uyu muntu rero numubona uzamenye ko agukunda, nubona ko urwo rukundo ari kukwereka nta kindi kiriri inyuma. Ikintu cya gatanu kizakwereka yuko umuntu agukunda ariko atabasha kubivuga mu magambo, ni umuntu uguhuza n'abantu b'ingenzi afite mu buzima bwe. Nubona umuntu ashishikajwe no kumenya inshuti ze cyangwa se n'abandi bantu aziranye nabo nk'abantu b'ingenzi ku buzima bwe, ukabona ko ashaka guhuza n'abo bantu, ujye umenya ko uwo muntu agukunda,
kubera ko muri we aba yumva ko agomba kukwereka bagenzi be kugira ngo umenyane nabo. Niba ari nk'abantu bafite akamaro ku buzima bwe, nawe aba agira ngo ibyo byiza akesha kuri abo bantu nawe ubibone. Ikindi ashobora kukwereka bagenzi be nko kukwereka ko akubaha kandi uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Aha ni naho yumva ko agomba kukubwira ibiranga ubuzima bwe bwose nk'igihe utanabimusabye. Ikimenyetso cya gatandatu ari nacyo nasorezaho mu bimenyetso bizakwereka yuko umuntu agukunda ariko atabasha kubikubwira mu magambo, umuntu uhora ukwitegereza. Nujya ubona umuntu ahora ashishikajwe no kukwitegereza mu maso, imyambarire yawe, uburyo witwara, ujye umenya ko uwo muntu umutima we wuzuye urukundo agufitiye. Aha niho uyu muntu usanga akunda kuba ari nk'ahantu uri cyangwa aho ukunda kunyura kugira ngo akwitegereze, kuko amaso n'umutima we bihora bigukumbuye kukubona, ari nabwo uzumva akunda kukubwira mu kinyabupfura cyinshi ngo urasa neza, wambaye neza, n'andi magambo yo kugutaka. Mwene uyu muntu kumara igihe atakubonye cyangwa nta makuru yawe afite, bimutera guhangayika no kumva ko atameze neza muri we, aribwo azakora uko ashoboye kugira ngo abe yakubona cyangwa se anamenye n'amakuru yawe. Ariko nanone simvuga ibi wumve ko umuntu wese uzakwereka imyitwarire yo kukwitegereza cyane n'ibindi wumve ko buri gihe azaba agukunze. Niyo mpamvu uba ugomba gufata igihe ugashishoza ukamenya ko niba ari urukundo rwa nyarwo cyangwa se nimba ari ikindi kintu agushakaho gishobora kugira ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe. Ubwo rero hano umaze gushishoza kino kimenyetso n'ibindi twavuze hano ruguru, nibwo umutima wawe ushobora kuba watangira kumwiyumvamo, ukaba nawe wamukunda cyangwa se ntumwiyumvemo, bitewe n'uko wamaze gusuzuma ukabona ko urwo rukundo atari urwa nyarwo. Ni naha twasoreza kino kiganiro. Wakoze cyane iyo wagikurikiye. Niba wagikunze, kora subscribe, ukore like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment, unibuke gusangiza kino kiganiro kuri bagenzi bawe. Tubonane mu bindi biganiro.